wabonye mwene wacu wa hafi ari we Yesu Kristo uramubwira akabanguka akabirangiza neza. Nasanze kwiringira abantu nabikuyeho nabiciyemo umukato nanditsemo ikintu bita zeru. Kwiringira umwana w'umuntu cyo ni ikindi, ariko Bibiliya nayo bivuze neza ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Ariko icyo nabonye ni ukwiringira Imana ihoraho. Umunsi umwe nigeze ngira ikibazo kitari cyoroheje, hanyuma inzu twabagamo irashya aho mu isantere ya Ngarama. Na amateka nayo yaciyeho abantu baratangara. Irashya irarangira, twari dufitemo ubutunzi butari bukeya, twari dufitemo depo y'ibintu byinshi. Irashya ntitwari duhari, ari njyewe ari umutware. Twahurujwe nuko ibirimi by'umuriro byarenze inzu bikazamuka. Abantu bari hakurya ku kigo cya gisirikare barahurura, n'abandi bose baza kureba ibaye. Ikintu twarokoyemo na akajipo n'agapira nari nasohokanye njya mu bucuruzi. Icyo umutware yarokoyemo na agapantaro n'agashati yari yajyanye kubaza nk'uko umuntu wese asohoka agiye mu mirimo. Nta kindi kintu. Ibintu birashya, hari harimo ibintu ubyumve, ababizi nibo babivuga babirebaga. Hanyuma ngira ikibazo, nabaye nkugize ihungabana, ntangira gutekereza ukuntu nzongera kwambara, nzongera kurya, nzongera kugaburira babana nababwiye mu gihe cyashize, nzongera birandenga. Hanyuma umwe angira inama, arambwira ati rero twumvishe ngo ugira imiryango igize ukwimera, tanga itangazo ubabwire rigende kuri Radio Rwanda, ubabwire ko wagize ingorane ugahisha umutungo wawe wose, inzu n'ibyari bigutunze byose, ibintu byose bikakurangirana. Baragira umutima imbere ntizemera kwibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira ntisinzira, nirinda Abisiraheli iho riri maso ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli iho riri maso ntisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu bwawe gihoraho. Kuma izuba ntirizakwica, oya nijoro ukwezi ntuza gutinya. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Iza kurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Iza kurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Tugiye kumva ijambo ryawe, turasabye Nyiringabo Imana, ari njye umusha wawe ugiye kuricishamo. Uzi ko ndi umuntu buntu, ariko imbaraga z'ijuru nizimanuke zize zimpangeho. Kandi umukozi wawe ni umusige amavuta nawe yo kwishima. Reka tukugireho umugisha, ari twebwe n'abatwumva, reka imbaraga z'ijuru zituzenguruke. Ari twebwe n'abatwumva, reka ihumure ry'Imana rituzeho. Ari twebwe n'abatwumva, reka amahoro atwarire mu mitima yacu, kandi imbaraga ihesha umuntu kwizera iziture mu mitima yacu. Urakoze, ndagushimiye. Ubushake bwe ni uganze, tangirana natwe, usozanye natwe,
kandi ubuntu bw'umwami Imana bukomeze gusaba imitima yacu none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bakunzi ba Kunda Ubwenge TV, bene data bari mu mpande enye z'isi murimo kutwumva, tubanje imbere ya byose kubasuhuza mugira amahoro y'umwami Yesu. Amahoro ya yandi aruta ay'umuntu wese, aruta uko tuyavuga. Reka dusabe Imana ngo abane n'imitima yanyu kandi n'imitima yacu. Ndumva dutangiye tubasuhuza, Imana nibahereze umugisha aho muri hose. Amen. Hanyuma ngiye tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndumva amazina ni ya yandi banyita Umutesi Jemima. Nitwa Umutesi Jemima, umukristo wo mu itorero rya Pentecote, itorero rya ADEPR, ku mudugudu ahantu sengera muri paruwasi ya Ngarama mu ntara y'Iburasirazuba. Nkaba ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, ndashima Imana. Mfite umugabo umwe n'abana 11 nk'uko ubushize twabivuganye. Imana yacu nishimwe. Ndumva mfite ijambo numva riri gari mu mutima wanjye, ngira ngo tuganire, nubwo atari ahantu hamwe tugiye kuganira, ariko ndagira ngo tuganire duhere ku ijambo ry'Imana dusoma muri Zaburi ya 46. Turahera ku murongo wa mbere dusome 3, dusome 4. Imana nidufashe kumva ijambo ryayo. Iryo jambo riravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo igatabwa imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Imana nidufashe. Ndamutse numva ntekereza ku mirimo y'Imana, ndamutse numva ntekereza ku mbaraga z'Imana, ndamutse ntekereza ku bintu Imana yaremye bishobora gukurwa ahantu habyo bigatabwa imuhengeri, ariko bikaturemera imirimo cyangwa uburyo ubwihisho bwacu arishobora byose. Imana yacu nishimwe. Iyi Zaburi yahimbwe ni ya bene Kora, ni indirimbo ya bene Kora. Bene Kora mubaziho, wenda umuntu afite uko abaziho uburyo Imana yabakijije urupfu rwari rukomeye bitandukanyaga n'umuryango wabo, hanyuma ababyeyi babo cyangwa se umubyeyi wabo ubutaka bukasama bukabamira we n'abari mu gikundi cyabo. Hanyuma rero bene Kora bo bagira iyerekwa cyangwa bagira ishurirwa, baravuga bati nubwo ibibazo bimeze gutya na gutya, ariko twebweho tugiye kuguma mu ruhande rw'Imana yacu, tugiye kumva icyo Imana idukora cyangwa icyo Imana ivugana natwe, bitandukanya n'igice kimwe. Hanyuma ubutaka murabizi ko bwasamye bukamira abatari bari mu gipande cyabo. Imana nitugire neza. Barangije uko iminsi yabishira, uko yiyongera, uko bucya bwira, bagenda bibuka ahantu Imana yabakuye n'imirimo Imana yakoze. Baravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Baravuga ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Hari ibintu abantu biringira bakumva babigira ubuhungiro, bakabigerageza, ukumva wahungira ku miryango ikomeye, wahungira ku muntu runaka ufite icyo akurushije, wakugererayo, wakuvuganira, wakurwanirira, hanyuma ukumva uwo muntu wamwikomezaho. Ubundi se umuntu akumva hari ibintu by'imfashanyo abona bituruka ahantu, ukuntu abyibwira cyangwa bishaka cyangwa bitekereza. Nje kugenzura mu minsi itari myinshi maze mu isi cyangwa maze mu nzu y'Imana, nagiye mbona ibintu abantu benshi biringiye ntibigire ikintu bibamarira.
mbona ibintu abantu benshi bashatse kwifashisha amafaranga, turagerageza tukareba ukuntu yadufasha, ariko ntibikunda, ntabwo bigera ku rugero nyarwo. Hanyuma ibintu abantu biringira nabwo, umuntu aragerageza akavuga ati niringiye uyu. Igitangaje kuruta ibindi ngiye kubabwira nuko n'umugabo wawe cyangwa wanjye cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe, n'ibyo bintu byo kwiringirwa rimwe na rimwe umuntu yakavuga ati bifite impamvu umuntu abyiringira ntibikunde ku munota wa nyuma. Hanyuma rero ndabatangariza ko Imana ariyo buhungiro bwacu, akaba n'imbaraga zacu. Haleluya. Imana yonyine niyo yo kwiringirwa. Abakomeye niba bahari Imana ishimwe, ariko hari ahantu batakugerera. Hanyuma ubutunzi n'ibindi bintu umuntu yakwifashisha niba bihari, Imana nishimwe kuko yabitanze, ariko hari ahantu bigera ntibirenga uwo mupaka, kubera ko hakenewe ubufasha bwishobora byose. Niyo mpamvu bene Kora bavuze ngo niyo buhungiro bwabo, bavuga ngo niyo mbaraga zabo, bavuga ngo n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Noneho bongeraho ijambo ku murongo wa 3 ngo nicyo gituma tutazatinya nawe isi yahinduka, ngo nawe imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, ngo naho amazi yaho yahorera akibirindura, ngo naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Baravuga ngo bakomeje kubona Imana ariyo buhungiro bwayo, kugeza ubwo bavuze ku murongo wa 8 ngo Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Haleluya. Uwiteka Imana ari kumwe n'abamwizera, Uwiteka Imana ari kumwe n'abamwiringira, kandi Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Haleluya. Icyo gihome kirekire nabonye kinkingira ingorane n'akaga byari binyugarije. Icyo gihome kirekire nabonye hanyuma turihuta, tukiri aho ngaho, tukiri kuri iryo jambo, ndagira ngo twihute dusome irindi jambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ni ibice 3, ni igice cya 3 n'umurongo wa 31. Hari amagambo avuga ngo bene wabo wa Yesu. Tumaze kubona ko Imana ariyo buhungiro bwacu, tumaze kubona ko Imana ariyo mbaraga zacu, tumaze kubona ko Imana ya Yakobo ariyo idubera igihome kirekire kidukingira. Ariko dusomye irindi jambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, rivuga bene wabo wa Yesu. Iryo jambo reka turisome twumve icyo ritubwira. Ku murongo wa 31 w'igice cya 3 haravuga ngo maze nyina na bene se baraza, bamutumaho ngo aze bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Nawe arababaza ati mama ninde na bene data ni bande? Abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose, arababwira ati dore mama ni bene data. Umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe wenyine data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Imana nitugirire neza. Turasomye ngo Imana ni ubuhungiro bwacu. Hanyuma umunsi umwe nyina na bene se wa Yesu ngo baraza, bigerera ahantu Yesu yaricaranye n'abantu ngo bari bamugose, bamutumaho ngo aze bahagaze hanze. Abantu benshi bari bicaye bamugose, baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baragushaka. Urukundo rw'umwana n'umubyeyi urabyumva. Ni nkanjye mbaye ngeze ahantu Jacques wenda ari cyangwa Gadi ari, hanyuma nkavuga nti nimumbwirire uwo muhungu wanjye ko ndi hanze mushaka. Naba mfite impamvu ibintera kumva ko mpamagara umwana wanjye wenda ngo naze asange aho ndi. Niko byagendekeye Mariya na bene se wa Yesu, ngo bageze aho Yesu yarari,
bigumira aho bamutumaho baramubwira bati babwira abo bantu bati nimubwire uwo mwana nimubwire ndatekereza ko Mariya wenda ati nimubwire uwo muhungu wanjye aze turamushaka nk'uko umuntu wese atumaho umwana we maze umwami Yesu ni igitangaza Yesu ngo abararanganyamo amaso abo bantu bari bicaranye nawe ngo nawe arababaza ati mama ninde na bene data ni bande abararanganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose arababwira ati dore mama na bene data umuntu wese ukora ibyo data ashaka uwo ni we mama uwo ni we data uwo ni we muvandimwe wanjye Imana itugirire neza hanze rero ho abantu benshi bakunda kwibera hanze ariko Yesu hari ahantu yarari kandi hari abari bamunyotewe hari abari bamuteze amatwi hari abo yari arimo guhuza nabo ibimurimo arimo kwibahereza nabo bateze amatwi bumva ibyo bintu kandi aho niho Yesu akunda ahabona abantu bamushaka ahabona abantu bamuteze amatwi ahabona abantu bashaka kumwiyegereza ngo bamubwire ibiri mu mitima yabo n'imigambi yabo n'ibyo bifuza aho hantu Yesu ntabwo yanahatangwa noneho mbibabwire aho ngaho Yesu yabonye ko hari imitima imunyotewe ntabwo ntiyahibuza ntiyahanyura ntiyahaca atahakoreye icyo agomba kuhakorera hanyuma rero abamumenyereye ari bo nyina umubyara na bene se baravuga bati reka twebwe twigumire hano ubundi tumutumeho ariko Yesu nta gihe yigeze abaha uko niko umwami wacu Yesu adashobora gutanga igihe cye ngo agihereze abantu batarimo kumushyikira batarimo kumwumva cyane batarimo kumukenera batarimo kumva ko bafata bagatera intambwe bakagera ahari ngo bumve umwanya nabo bawumuhereze hanyuma Yesu ngo bicaye bamugose haleluya haleluya byari bikwiriye ko uza ahantu Yesu ari hanyuma wari ukwiye kuza nanjye nkaza n'uriya kaza n'abariya bakaza tukigira ahantu Yesu ari tukamuzenguruka tukamugota kuko afite amagambo y'ubugingo haleluya afite ibisubizo by'ibibazo byacu afite ihumure ryo guhumuriza ubuzima bwacu ndagira ngo nkwifurize iki gitondo kuza hafi ya Yesu hanyuma ngo tumugote noneho abandi bari bumukenere mu buryo bwabo bumva ko nta mpamvu ndende zo kumushakisha zo gufata umwanya ngo wawumuhe ntabwo Yesu arabaha umwanya atarabanza gukemura ibibazo by'abamugose haleluya Yesu afite ijambo yenda kuvugana n'ubuzima bwawe wowe umwegera Yesu afite ijambo yenda kuvugana n'intekerezo zawe wowe waje kumugota Yesu afite ijambo ashaka kuvugana n'ibyifuzo ufite kugira ngo birangizwe n'ijambo ry'umwami Yesu nicyo cyatumye ababwira ati uwo mwita mama ninde ese bene data ni bande abararanganyijemo amaso abasubiza iri jambo arababwira ati dore mama na bene data umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data niwe mushiki wanjye niwe mama umva ijambo ry'Imana Imana n'ubuhungiro bwacu kandi noneho umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka uwo niwe mwene wabo wa Yesu umuntu wese uzi imbaraga zishobora byose ko zikandagira imbaraga z'ibinyembaraga zose umuntu wese wizera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe uwo niwe mwene wabo wa Yesu haleluya abantu tujya tugira ukavuga uti mwene wacu azamvuganira azankorera iki cyananiranye azagira gutya na gutya ariko ntago bikunda ahubwo umuntu wese ukora ibyo data wa twese ashaka uwo niwe shuti uwo niwe mwene wabo wa Yesu ndagira ngo nkurarikire kuba mwene wabo wa Kristo
vayo tube bene wabo ba Yesu, mwene wabo w'umuntu nk'uko tubyiringira, usibye ko bitunyuraho ntibikunde, ariko uba wumva akana kariya kakunaniye ari bugufasheho gatoya. Ariko Yesu wacu, haleluya, arashoboye, ni umugabo w'imbaraga, ni intwari ku rugamba. Iyo urugamba rwananiranye, mwene wacu wa hafi ari we Yesu Kristo uramubwira akabanguka akabirangiza neza. Nasanze kwiringira abantu nabikuyeho, nabiciyemo umukato, nanditsemo ikintu bita zeru. Kwiringira umwana w'umuntu cyo ni ikindi, ariko Bibiliya nayo bivuze neza ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Ariko icyo nabonye ni ukwiringira Imana ihoraho. Umunsi umwe nigeze ngira ikibazo kitari cyoroheje, hanyuma inzu twabagamo irashya aho mu isantere ya Ngarama. Na amateka nayo yaciyeho, abantu baratangara. Irashya irarangira, twari dufitemo ubutunzi butari bukeya, twari dufitemo depo y'ibintu byinshi. Irashya ntitwari duhari, ari njyewe ari umutware. Twahurujwe nuko ibirimi by'umuriro byarenze inzu bikazamuka. Abantu bari bari hakurya ku kigo cya gisirikare barahurura, n'abandi bose baza kureba ibaye. Ikintu twarokoyemo ni akajipo n'agapira nari nasohokanye njya mu bucuruzi. Icyo umutware yarokoyemo ni agapantaro n'agashati yari yajyanye kubaza, nk'uko umuntu wese asohoka agiye mu mirimo. Nta kindi kintu. Ibintu birashya, hari harimo ibintu, ubyumve ababizi nibo babivuga babirebaga. Hanyuma ngira ikibazo, nabaye nkugize ihungabana, ntangira gutekereza ukuntu nzongera kwambara, nzongera kurya, nzongera kugaburira babana nababwiye mu gihe cyashize, nzongera birandenga. Hanyuma umwe angira inama, arambwira ati rero twumvishe ngo ugira imiryango igize ukwimera, tanga itangazo ubabwire rigende kuri Radio Rwanda, ubabwire ko wagize ingorane ugahisha umutungo wawe wose, inzu n'ibyari bigutunze byose, ibintu byose bikakurangirana, baragira umutima w'imbabazi baze kugutabara. Imana narayibonye, niyo buhungiro bwacu, niyo mbaraga zacu, niyo mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma nanjye numva ntazatinya, naho ibintu byamera ukuntu ukabona byatukuye, ukabona byahinduye isura. Niyo buhungiro bwacu, naho amazi yahorera akihinduriza, naho abantu bavuga ko byacitse byarangiye, Imana irakomeye, niyo yonyine twahungiraho. Hanyuma icyo mbivugiye ni iki, itangazo ndaryandika, hanyuma umuvandimwe wanjye ararizana kuri radiyo. Ahageze Rwanda baramubwira bati ntago twakira andi matangazo. Hari mu kwezi kwa kane turakira amatangazo yo kujya gushyingura abantu bagize ibibazo ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. Arigaruye ibyiringiro byanjye nayo nabihereje ku muryango. Navuze n'ubu ngubu ntibarikusanya, uzana icyuzana, numvaga ngo bari bukodesha imodoka bakanzanira utuntu n'utundi, nanjye nkaba mvuye mu gihe kibi kubera ko urusaku rwari rwinshi. Ubundi ndi umuvuga butumwa mu by'ukuri, amajwi yari yabaye menshi ngo burazongera gutinyuka azavuga ubutumwa atagira n'icyo kwambara. Noneho se bizagenda gute? Noneho urabyumva, mbese umuntu ahita abinira aho ngaho. Hanyuma itangazo rigarutse, nyoberwa icyo gukora, ariko Imana yo gahora ari Imana. Naje kwigishwa ko Imana yagira ngo intabare, ntazavuga ngo natabawe n'imiryango. Intabare ntazavuga ko runaka yaje yikoreye igiseke. Intabare ntazavuga ko runaka yamereje 10 cyangwa 5, ahubwo gahora ari Imana. Ntago nzi ukuntu yabigenze mu buryo bwayo. Nagiye kubona mbona burakeye burije, mbona ku cyumweru ku munsi w'isoko ndagenda ntoragura utwenda mu isoko, nambika rwa rubyaro rwanjye, nanjye mbona agatenge nkinga ku kibuno. Umutware arakomeza avuga ijambo ry'Imana, nanjye ndakomeza mpamya kugira neza kw'Imana. Turarya turanywa, nitwigira dusabiriza kubera ko Imana ari ubuhungiro bwayo.
nagiye mbona rero Imana igira neza ku buryo mba ndeba nta kintu umuntu yambwira ngo ambwire ngo biracitse birarangiye, kubera ko ayo majwi nayumvishe inshuro nyinshi, mbona butari bwire mbona butari buke. Mu gihe cyashize nyine nabwiye kuri muri covid Imana yandambura ukuboko ndanezerwa, nibwo nayivuyemo mvuga ngo inyuranya amaboko y'ibitavuga Imana, kuko nari mbonye gukora ku Imana. Nabonye Imana muri icyo gihe ukuntu yongera igahera kubusa kuri ntabyo nta byari bihari ngo mvuge ngo wenda yahere kuri iki n'iki, ariko yaheye aho yagomba guhera, iradutunga, irongera iradutungisha, turongera tugubwa neza, kubera ko Imana ari ubuhungiro bwacu, akaba imbaraga zacu, akaba umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero ndagira ngo tuyikomeze ku Mana yacu, kandi noneho dukomeze kuyituriza, kuko ariyo yonyine ifite icyo gukora, niyo yonyine ifite icyo gukora ku buzima bwacu. Ndagira ngo twihute twisomere irindi jambo ry'Imana. Urumva natangiye mbabwira Imana uburyo ari ubuhungiro bwacu, ndongera mbabwira uburyo bene wabo wa Yesu abaribo. Hari ukuntu abantu babitekerezaga, na nyina wa Yesu hari uko yabyumvaga, na bene wabo hari ukuntu babyumvaga, ariko Yesu arababwira ati ndabahakaniye, ibyo mwatekereje sibyo, ahubwo umuntu wese ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, uwo niwe mwene wacu. Numvishe mfite ishyaka, numvishe mfite inzara n'inyota byo kukubwira ngo mbese wari waba mwene wabo wa Yesu? Mbese wari wabyumva neza imirimo ya Yesu, ibitangaza akora, ikiguzi atanga kugira ngo ubeho, ngo wumve ushaka kuba mwene wabo wa hafi w'umwami Yesu, ngo mubone uko munyurana muri ubu butayu? Ibibazo nibikomera uvuga uti Yesu mwene wacu wa hafi, banguka undengere. Wari wumva, wari wabishyira mu bitekerezo byawe, ukurikije inkuru z'umwami Yesu wumva, ukurikije imbaraga z'umwami Yesu akoresha, wari wumva ko ukwiye kuba mwene wabo wa Yesu? Ndagira ngo uze hafi, umutima wawuzane, winjire mu muryango wa bene wabo wa Yesu, kugira ngo ejo impanda y'umwami Imana nivuga, nawe uzitabe umwami wacu Yesu, kugira ngo akugororere. Imana nitugirire neza. Uwo Yesu rero yadukoreye ikintu gikomeye kinezeza umutima wanjye, ari cyo nshaka ko tuganira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2 n'umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 2 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Imana nitugire neza. Hari amagambo avuga ngo gukizwa n'ubuntu, avuga ngo namwe yarabazuye, uwo ni Yesu, mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Haleluya. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu. Haranditse ngo ubuntu nibwo bwabakijije, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Imana yacu nishimwe. Imana ibaye ubuhungiro bwacu, kandi icyifuzo ndamukanye iki gitondo nuko tuza tukaba bene wabo wa Yesu ba hafi, bya bindi bya bene wacu n'inshuti zacu n'abatunzi bo mu miryango, n'abatuvugira n'abatugererayo n'abahatubera,
tubishyire hasi, kuko ibyo bigira ahantu bidakora, ariko kuba mwene wabo wa Yesu bigira ijambo, birakora kuva kuri ba sogokuruza kugera no kubazaza mu mperuka y'ibihe. Kuba mwene wabo wa Yesu uzaba wibitseho ikintu gikomeye kandi gitangaje. Ijambo rero yatubwiye ngo namwe yarabazuye. Abo ngabo babwirwa ni nge nawe, natwe yaratuzuye. Twebwe abantu bari bapfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha. Iyo ngeze aha ngaha ndumirwa, ntekereza ukuntu tutari dufite izina, tutagiraga isura, nta gaciro twari dufite, ariko byonyine kwitwa umwana w'Isumba byose mpita ntekereza icyo bivuze, nkumva ndambura amaboko Imana yacu. Ngo noneho rero ngo ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ijambo ku murongo wa kane ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mukakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Mwene data, turimo kuganira, ntuze gutekereza ko kuba utera intambwe ukajya mu rusengero hari ikiguzi watanze. Ntuze gutekereza ko kuba wibona uri mu nzu y'Imana ufite ibyo uhakorera ko hari ikindi kintu kirenze. Ntuze gutekereza ko kuba uririmbira Imana cyangwa ukabwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana bikemera nta kindi kintu watanze. Ahubwo ni ukubera ubuntu bwa Yesu Kristo, ni ukubera ubuntu bw'Imana yacu, kuko twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha. Twari dupfuye tuzerera iryiriya hose mu bihanamanga, tudafite Imana rurema. Mbega mu bundi busobanuro cyangwa mu yandi magambo, nta sura twari dufite, nta nyifato twagiraga, nta gaciro twari dufite. Twari turi abantu gusa bazerera, tudafite Imana rurema, tutagira izina. Ariko natwe turazuka ku bwa Yesu Kristo, natwe turahamagarwa, natwe turatoranywa. Nicyo gituma ku murongo wa kane havuga ngo, kandi ku murongo wa gatatu ngo, kandi natwe twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo imitima yacu yararikiraga. Ni ukuvuga ngo natwe turimo kuvuga ineza y'Imana twahoze dukora ibibi. Hari abantu bahoze basinda by'indengakamere, hari abantu bahoze basambana birenze, hari abantu bahoze ari abajura, hari abantu bahoze ari abanywara umogi, hari abantu bahoze bakora ibizira ku buryo ubisaho bareba ukavuga uti uyu ni wa wundi utaragiraga izina, utaragiraga ipantaro, utaragiraga ukuntu ameze. Abantu bacaga bakavuga bati mwikwirirwa mutaho umwanya, ariko kubera Kristo, haleluya, kubera amaraso ya Yesu Kristo, natwe yaratuzuye, haleluya. Twebwe abantu bari bapfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha, duhabwa agahenge, duhabwa izina, twitwa abana b'Imana. Imana nitugiriye neza. Ijambo ratubwiye ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, haleluya. Kubw'urukundo rw'Imana yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro n'ibyaha, ubuntu nibwo bwadukijije. Ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Imana nitugirire neza. Ba Kristo bene data bakundwa n'Umwami Imana, natwe yaratuzuye. Reka tuvugane ku kantu gatoya. Yaratuzuye kandi twakoraga ibibi. Mbese reba, Imana yagukuye muri karande, Imana yagukuye ahantu habi cyane. Kera nyogokuru ubyara mama ngo yahoze ari umupfumu. Hanyuma rero ngewe kubera ko nabaye kwa sogokuru ubyara papa ariho narerewe, nza guhura n'Umwami Yesu muri bwa buhamya nabahaye mu minsi yashize. Hanyuma ndakizwa neza, menya kugira neza kw'Imana. Hanyuma nubwo nari mutoya, nari ntarasayisha, ariko iyo navukaga, iyo kwa banyokuru, urumva hari hariyo karande z'ibyaha, hari hariyo karande zo guterekera, hariyo karande z'ubupfumu n'ubugirwa n'iki byose. Hanyuma nza kumenya ngo ko nyogokuru ngo yari yarankunze, ngo arangije aravuga ngo nzamusimbura.
hanyuma rero nje kubibwirwa n'iki, maze kuva aho nyogokuru yarari mu karere ka Gatsibo nje kujya mu karere ka Kayonza aho narerewe ku babyeyi babyara papa umbyara nyine, mpuye na Yesu nza kujya ntaracengera ngo nihane ibyaha mbatizwe mu Mwuka Wera, kuko nibuka ko ibyo bintu byakuwa ari uko maze kuzura Umwuka Wera. Najyaga kubona nkabona mu miyenzi, uzi ko mu giturage haba hari ingo z'imiyenzi, nkabona mu miyenzi nkabona nyogokuru araje arimo ahagazemo n'akabando ke n'inkono y'itabi, nkahamagara abashangazi cyangwa n'abandi bantu babaga bari hafi, nkabavuga nti none se murimo murareba nyogokuru batisa ari hehe, dore nguriya mu miyenzi batisa ameze gute, ni dore afite inkono y'itabi, dore afite agakoni ke, batisa ubu yavuye igatsi bageze inahangaha irukara, none se ko mureba mwebwe mwamurebye, aribo ntawe babonaga ariko nge naramurebaga. Nje gukurikirana nsanga ni kwa kundi ibintu bita karande nakaga, keretse umwami Yesu iyo yaje ukamwimika afata bya bindi bya karande byakameza miryango akabikubita akabisenya, ugasigara uri umwana w'Imana isumba byose. Haleluya! Iyo nibutse rero nkagira aho ngaho ntekereza amaraso y'umwami Yesu yamenetse kugira ngo nanjye mbone ubugingo, kugira ngo nihane, kugira ngo numve kugira neza kw'Imana, mbatizwe mu Mwuka Wera. Maze kubatizwa mu Mwuka Wera nibwo ntongeye kubona ayo mashusho. Nta nubwo abona bibwiraga ntibigeze babyitaho kuko ntibabirebaga, ariko njye urumva ni imyuka nari ntangiye kurwana nayo ya karande. Ariko ijambo rirambwira ngo namwe yarabazuye. Haleluya! Mwebwe abantu bari bapfuye muzize ibicumuro, namwe yarabazuye. Hahandi mu kabari, ahantu umuntu yari yarabohewe yarazirikiwe, wagira ngo niwe cupa cyangwa niwe nkingi yo muri ako kabari, namwe yarabazuye. Hahandi wabaga ari wowe bahamagara mu gitondo na kumugoroba ngo ucuze icyo kirori cyo muri ako kabari cyangwa iki, ari wowe ugomba kuba hari ngo ibintu bigende neza. Namwe yarabazuye, mwebwe mwari mwaramariye imitungo yanyu kwa Sekibi, mujya kuraguza no guterekera, mujya gushakisha ngo amaramuko, kandi ari ibihita mu biganza byanyu bigenda. Namwe yarabazuye, abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha, kandi n'ubuntu nibwo bwadukijije. Ndagira ngo kubw'iyo mpamvu ubwo yakuzuye ikakuzurana na Kristo mu buryo bw'umwuka, ikabiwicaranye na Kristo mu buryo bw'umwuka ahantu heza wateguriwe, ndagira ngo uze duhuze imbaraga dukora imirimo y'abazuki. Imana yacu dutabare, Imana yacu dutabare, Imana yacu dutabare, itwibutse ineza, itwibutse ahantu twari turi, itwibutse ahantu twari tubohewe, itwibutse amaganya n'agahinda twabagamo, itwibutse intimba n'imiruho byaduhoragaho, itwibutse none ubu turagenda bikemera, turahamya bikemera, turabwiriza bikemera, turaseka bikemera, kandi ubundi abantu bari barazinze iminkanyari kubera amaganya n'agahinda byo kwa Sekibi. Umuntu iyo tuganirira nawe uzarebe bakubwiye bati umuntu wawe yapfuye, amatangaza akaza, hanyuma abantu mugahurura, abakora bya bindi abantu bakora, kubera ko iyo umuntu yapfuye nabonye abantu bakora n'ibyo batashoboye gukora akiri muzima, abantu mukabikora, hanyuma mu kanya gato bagiye gushyingura ukabona umuntu arinyeganyeje arazutse. Byanga bikunda, uwari uri Kigali, uwari uri mu ntara, uwari uri iburengerazuba, uwari uri burasirazuba, abantu babo batangana amakuru bati wa muntu yazutse. Hanyuma rero iyo umuntu yazutse abagomba gukora, abarebwa n'amaso menshi, abantu baba bafite amatsiko y'umuntu wazutse, umuntu bari bapfunye, umuntu bari boroshe, umuntu bakoreye isanduku, umuntu bashatse ibyangombwa byose byo kumushyingura, hanyuma mu minota mikeya itangazo rigatangwa ngo arazutse. Uwo ari we wese aba afite amatsiko. Haleluya!
uwo ari we wese aba afite amatsiko, uwo ari we wese aba ashaka kureba, uwo ari we wese aba ashaka kubaza uko byagenze. Uko niko namwe abo yazuye isi yose bafitiye amatsiko. Namwe abo yazuye abantu benshi bafitiye amatsiko ngo barebe imikorere yanyu, barebe ko mugenda bikemera. Haleluya. Isi yose bafitiye amatsiko ngo barebe ko muvuga bikemera, ngo barebe ko mwambara bikemera, ngo barebe ko muhamya, barebe ko musura imfubyi, barebe ko mufasha abapfakazi, barebe imikorere y'abazuke. Haleluya. Namwe ubwo yabazuye ndabakangurira kuza ngo dukore imirimo y'abazuke. Haleluya. Iyo umuntu yapfuye cyangwa wenda gupfa akorana intege nkeya kuko ntako aba ameze, uwenda gupfa nyine utaranagera no ku mwanya wo gupfa nta mbaraga agira. Ariko iyo umuntu yazutse, haleluya, Imana imuremeramo ubundi buzima, akora imirimo y'imbaraga. Kubera iki nawe yakuzuye ukaba urimo gukorana intege nkeya? Kubera iki Imana yako yakuzuye ukaba ukigenda usukuma mu murimo wayo? Ku Imana yakuzuye ukaba ugitanga witangiriye itama. Ku Imana yakuzuye ayo maguru ukaba utagendesha ngo ujye kureba imfubyi n'abapfakazi. Ku Imana yakuzuye ukaba nta musaruro irimo kukubonamo kandi yarakuzuye. Bene data bakundwa, natwe yaratuzuye, namwe yarabazuye. Abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ndagira ngo mugaruke hafi twongere dukore imirimo y'abazuke. Urumva isi yose igufitiye amatsiko. Abantu baje kureba umuntu uzutse bakimukura muri serikeri, bakimukura aho bari bamuhambiririye, bamufunyafunya kwa kundi umuntu wese abarunguruka ngo arebe ukuntu ari buvemo, agatambuka bikemera, akarambura amaboko bigakunda, amaso akayarambura bikemera. Uko niko isi yose iguhanze amaso. Wowe uvuga ko uri umukristo, wowe uvuga ko wakijijwe, wowe uvuga ko wogejwe mu maraso ya Yesu, isi yose iguhanze amaso ngo irebe imirimo y'abazuke. Isi yose iduhanze amaso ngo irebe imirimo y'abazuke. Isi yose iduteze amatwi ngo yumve amagambo y'abazuke. Isi yose iduhanze amaso ngo irebe ibikorwa by'abazuke. Imana idufiteho umugambi wo kugira ngo dukore ibyo ishaka kandi tube bene wabo wa Yesu ba hafi, hanyuma dukore imirimo y'abazuke. Ino minsi ya none bikumereye gute mu buzima bwawe, mu byifuzo byawe, mu migambi yawe? Uri mu wuye murongo ko umwami Imana akwibutsa ko uri umuzuke ugomba gukora imirimo y'abazuke? Natwe rero yaratuzuye, reka dukore imirimo y'abazuke. Kandi tukiri muri uwo mwanya wo gukora imirimo y'abazuke, twibuke ko icyatumye tuzuka dufite umugambi wo kuyikorera. Imana dufiteho umugambi muremure, ari wo tugira ngo dusorezeho tuganira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Tugiye kurebera mu gitabo cy'Abacamanza, hanyuma tugasoza dusenga dusaba Imana kugira ngo idushoboze tube bene wabo wa Yesu ba hafi, kandi tuyikomezeho kuko ariyo buhungiro bwacu. Kandi noneho